Itangazo ry'Umujyi wa Kigali kuri gahunda y'ingendo mu minsi mikuru. Reka tubabwire aho umuntu ushaka kujya mu ntara zitandukanye z'igihugu azajya afatira bisi. Iri tangazo rizakurikizwa tariki ya 26 na 24 Ukuboza uyu mwaka, ndetse na tariki ya 30 na tariki ya 31 Ukuboza uyu mwaka. Reka rero tumenye aho aberekeza mu turere dutandukanye tw'igihugu bazagenda bategera bitewe na gare uko zagiye ziteganwa. Muri no minsi ine abagenzi bazategera imodoka aha hakurikira: Umuhora w'Amajyepfo bazategera kuri stade ya Pere i Nyamirambo, ni ukuvuga aberekeza mu karere ka Kamonyi, Muhanga, Ruhango, Nyanza, Huye, Gisagara, Nyamasheke, Karongi, Ngororero, Rusizi, Rutsiro, Nyaruguru ndetse na Nyamagabe. Aberekeza mu burasirazuba cyangwa se umuhora w'uburasirazuba bazategera muri gare ya Kabuga, ni ukuvuga aberekeza mu turere twa Nyagatare, Kayonza, Rwamagana, Gatsibo, Ngoma ndetse na Kirehe. Aberekeza mu majyaruguru cyangwa se umuhora w'amajyaruguru bazategera muri gare ya Nyabugogo, ni ukuvuga aberekeza Rulindo, Musanze, Burera, Gicumbi, abajya Nyagatare ariko babanje kunyura Gicumbi, Gakenke ndetse na Nyabihu. Naho abazajya i Bugesera bo bazategera muri gare ya Nyanza ya Kicukiro. Icyitonderwa: abateganya gukora ingendo baragirwa inama yo gutegura ingendo zabo kare, bagura amatike hakiri kare kugira ngo hazirindwe umuvundo. Ubuyobozi bw'Umujyi wa Kigali kandi bwifurije abaturarwanda bose kuzagira iminsi mikuru myiza ndetse n'umwaka mushya muhire.